Noneho uyu munsi mbazaniye filime y'ubwenge gusa iteye agahinda. Warazaga ugakandagiramo hakagira ibidayimoni bikujyamo, bikakujyamo ugatigita ukabura ubwenge, ubundi yarangiza akaguhereza amafaranga, ubundi ukavamo ukagenda. Ni uku dutangiye filime yacu uyu munsi. Ni ukubera iki ari abantu bari kuza bagakandagiramo, hanyuma amadayimoni akaba yabajya mu mubiri, bakagenda baseka bishimye rwose ngo abahaye amafaranga, ariko amadayimoni akabasha kuba yabajyamo. Barishimye, ni urubyiruko, ni abasore n'abakobwa, ari kuza agakandagiramo, hanyuma ibigini n'ibiki byose bikamujyamo, harangiza akamuhereza amafaranga, akamubwira uti nkuhaye umugisha, nkuhaye umugisha, aya mafaranga azakubera umugisha. Mana nyagasani, ni uku dutangiye filime yacu uyu munsi. Umusore yarishimye avamo ari guseka cyane, bamuhaye amafaranga ariko atwaye amadayimoni. Uraza gusobanukirwa niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere. Ntugende udakoze subscribe, ukore subscribe, ukore like, ubundi tujye tubonana umunsi ku munsi. Nuko bigenda, araza agakandagiramo, yamara gukandagiramo amadayimoni akamujyamo, hanyuma afite amafaranga ari mu gacuma gahambije utuntu tw'utugozigozi, harimo amafaranga azinze, yarangiza akayakuramo akabasha kuba yayaha abantu bakayatwara, yarangiza akababwira ngo mbahaye umugisha. Nuko umugabo ameze, umugabo yarahumuye, buri wese ari kuba yishimye cyane, ubwenge bwatakaye, akavamo akagenda yishimye aseka. Mana nyagasani, ese ni ukubera iki nzanye filime nk'izi ngizi kugira ngo zibashe kuba zagira isomo zibaha, zinabasigira umunsi ku munsi? Nge nzajya nzana filime zifite icyo zisobanuye. Amafaranga bavuga yuko ari amabyi ya Satani. Amafaranga niyo yakwica umuntu cyangwa akamukiza. Uraza gusobanukirwa impamvu. Uyu yaraje yitonze rwose, ni umumama, akandagiramo bya bidayimoni byanze kumujyamo. Uyu mugabo yaramurebye, aramureba, aramwitegereza, aravuga uti se bigenze bite ko mbona uyu nguyu we bitari gukunda nk'uko abandi byakunze? Mana nyagasani, uyu nguyu yifitiye na Bibiliya ye, Mana nyagasani, uyu nguyu we byanze. Kubera iki uyu nguyu we byanze? Niyo mpamvu nazanye iyi filime kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa. Yaraje ashyiraho akenda neza, ni ikintu cy'igitebo cy'ikibafu ukuntu, yaje ashyiraho umwenda w'umutuku, baraza bagakandagiramo. Uyu mwenda uriho imitongero ndetse n'ari amafaranga ariho imitongero. Yaramubwiye uti ongera uze ukandagiremo noneho turebe. Yaraje akandagiramo biranga, amadayimoni yanze kumujyamo. Kubera iki amadayimoni yanze kumujyamo? Ugomba kumenya impamvu, buriya nta kibaho kidafite impamvu. Yaramubwiye ngo subiramo, waje nabi, watangije akaguru katariko. Mana nyagasani, indobo ngiyo, ikibafu, ikintu cy'igitebo nicyo buri wese yakandagiyemo, bibasha kuba byamugendera kuriya. Uyu yaraje arongera akandagiramo ikirenge nguko, yabanjijemo akaguru k'ibumoso, nanone ibiranga, nanone byaranze. Ese ni ukubera iki? Uraza gusobanukirwa impamvu. Yatangiye kumubwira uti kubera iki wowe? Ntabwo ndi kumva impamvu. Uyu yatangiye kumubwira ati wakwibaza kubera iki njyewe? Wakwibaza ngo kubera iki ahubwo? Kubera iki uri ahangaha? Ukora iki wowe? Ushinzwe iki ahangaha? Mana nyagasani. Batangiye guterana amagambo. Uyu mugabo yatangiye kumubwira ati njyewe mfasha urubyiruko, mfasha abatishoboye, nkabahangira akazi, nkabahereza amafaranga, bakabasha kuba bakora akazi bakiteza imbere. None nawe nashakaga kugufasha ariko ntabwo biri gukunda. Uyu yaramubwiye ati nanjye mfasha rero, mfasha bikunde, nk'uko nanjye ndacyari mutoya, ndi urubyiruko, nkeneye amafaranga kugira ngo mbashe kuba nakwiteza imbere.
Mana nyagasani. Buriya bajya bavuga ngo Satani agira abajenti ku isi kandi agira abatwara kugira ngo ubashe kwagura umuryango wabo mugari. Uyu nguyu umujinya waramwishe cyane, yatangiye kumwuka inabi, ati wagakandagiyemo aha ngaha umugisha ukawubona, ibintu byose bikagenda neza nk'uko abandi byagiye bigenda. Wowe ufite ikihe kibazo, ufitiye mitongero? Uyu mugore yatangiye kumubwira uti izina rya Yesu Imana yaratsinze kandi iracyari ku ngoma. Ntabwo ibi bintu ukora buri munsi uza ku muhanda aho urubyiruko ruri, aho urubyiruko rudafite akazi, ukazana imitongero yawe, ukazana ayo madayimoni yawe, ugatega abana ukagenda ubaha amafaranga, ubahereza iyo myuka mibi. Nakugenzuye igihe kinini kugira ngo mbashe kuba nagushyira hasi, kugira ngo mbashe kuba nagusenya, n'izo mbaraga zawe mbashe kuba nazisenya. Ni ba bantu bagenda bavuga ubutumwa Imana yagiye ibaha, bagenda babona byinshi bigiye bitandukanye. Umugabo yatangiye kurakara, agacuma ngako n'amafaranga arayafite, ibintu rwose ni uko nguko niko kazi yikorera. Mana nyagasani, uraza gusobanukirwa. Yatangiye gusenga, yatangiye kwambaza Imana, aramubwira ati nta mpamvu yo gusenga, reka twe kwiteza abantu. Wisenga, njye ntabwo nkunda abantu bansengera iruhande, reka nkwihera amafaranga makeya, ubundi ubuzima bwawe bukomeze, ubundi rwose amahoro ahinde, ariko wiza n'ibintu by'Imana hano. Mana nyagasani, yamuhaye amafaranga. Umugore yaramubwiye ati nta mafaranga nkeneye, nta n'amafaranga yawe nshaka, ahubwo ndashaka gushyira iherezo kuri ibi bikorwa byawe byo kwica abana b'abantu, mubatwara ikuzimu, mubatwara ubwenge. Mana nyagasani, umugabo yaramwinginze, aramubwira uti reka nkwihera amafaranga, ntacyo bitwaye, amafaranga yagufasha muri byinshi. Ati twara iyo mivumo yawe. Yatangiye amubwira uti muze hano mwabana mwe, mbashe kubereka icyo mwikururiye, mbashe kugira ibyo nshyira ku murongo. Yarabahamagaye arababwira ati muze hano muracyari abana, bakeneye ijambo ry'Imana. Ati ndaje ngushyire hasi, nindangije ngushyire no hanze, kugira ngo bose bakumenye, ntihazagire wongera kukwizera wa mudayimoni. Wowe ukorera Sekibi, ukorera Satani, niyo mpamvu uza ku muhanda ubasha gutegatega kugira ngo ubashe kuba wagira abo utwara ubuzima. Mana nyagasani, urubyiruko namwe muraruzi, muzi uburyo rupinga. Batangiye guseka ngo reka tugende aduhe nariya disi, byamuhombanye wiwe bayamwimye. Gusa nuko baje bavuga ngo buriya bayamwimye, niyo mpamvu ari kuduhamagara kugira ngo tumuheho. Mana yagasani, uraje usobanukirwe, uraje umenye buri kimwe. Baje barata amafaranga, buri wese afata amafaranga yiwe, buri wese ayamwereka kugira ngo bayamuratishe. Gusa disi icyo batazi nuko aya mafaranga ari mu muvumo. Batangiye guseka bishimye, baseka cyane bavuga ati wakoze, ati muhumure nzabaha nandi. Yahise ababwira ati muceceka aho ngaho, ati hari icyo mugomba kumenya. Bakomeje kwisekera. Umugore yaramubwiye ati basubiza aya mafaranga ubakuremo n'ibyo wabashyizemo, bagusubiza amafaranga nurangiza ubakuremo n'ibyo wabashyizemo, kugira ngo mbashe kuba nakubabarira. Mana nyagasani, umugabo yatangiye kubyemera. Yinginze umukobwa ati mayo mafaranga nta kibazo, mwereke utuntu twikorera. Umugore nawe yarababwiye ati mumusubize ayo mafaranga yanyu, ubundi mubashe kuba mwagarura ubuzima, roho zanyu bazitwaye. Mana nyagasani, yafashe amafaranga akubita ku gahanga. Agikubita ku gahanga, ba badayimoni bose bari bagiyemo batangiye kugenda basohoka. Mana nyagasani, ni ahantu ubutabazi butaba. Niba wizera ijambo ry'Imana, jya muri komenti wizeye uvuga uti amena. Yakomeje gukubita kuri buri umwe, buri madayimoni yose yagiye amujyamo kuri ruhande amafaranga, akongera akayasubirana, akongera akabwira undi ati mereza ayo mafaranga. Batangiye kugira ubwoba bwarabishe, agakubita mu gahanga, bya bidayimoni bikongera bikabasohokamo. Mana nyagasani, abasore n'abana nibwo bari batangiye noneho kwishima, noneho batangiye kubona ibyishimo byabo. Buriya nta by'ubuntu rwose. Umuntu naza akakubwira ati reka nguhe amafaranga, ujye umenye yuko hari ikiyakurikiye. Nta cy'ubu cy'ubuntu, nta kintu kitagira igitambo.
buri wese yagiye amukozaho amafaranga ku gahanga. Ya mafaranga yari arimo imitongero, ya mafaranga yari arimo roho zabo bari bagiye gutwara. Barongeye bagaruka ubuzima, bagira ubwoba bwinshi cyane, bibaza ibintu biri kubabaho. Batangiye kuvuga uti ibi bintu ni ibiki, ibi bintu ni ibiki bibaye. Noneho umusaza nawe, umugabo yaravuze ati noneho nizere yuko umbabariye, ati nizere yuko umbabariye, reka mbashe kuba nakwigendera. Noneho yaramubwiye ati baburetse kugenda, ibyawe ntabwo byari byarangira. Ati ntabwo byari byarangira, witonde neza, mfiteho ububasha n'ubushobozi, ngomba kuba nagukorera icyo nshaka mu gihe nshakiye. Ba bana nabo, ba basore n'inkumi bahise bajya inyuma ya wa mugore, batangira kumubwira ati rwose urakoze cyane, urakoze cyane kuba udutabaye. Baravuze ati muhe Imana icyubahiro kandi musenge cyane, mukore cyane, Uwiteka Imana azagenda batabara. Mana Nyagasani, ese biragenda bite? Umugabo yagize ubwoba cyane, yatangiye kumusengera, yatangiye kumubwira ati ngiye kugutsinda mu izina rya Yesu, ibyo bishitani bikuvemo, aturaba umuntu muzima. Yatangiye kumukubitisha ishengesho, yaramubwiye ati ibyo byose bikuvemo mu izina rya Yesu. Yatangiye kugira ubwoba, yatangiye kubura imbaraga, yatangiye gutabaza, yabuze umutabara, atangira gutaka, atangira gusakuza, avuga uti muntabare, ati ndashaka amazi yo kunywa, ati mumpe amazi yo kunywa, ndumva ubuzima bwanjye buri habi. Mana Nyagasani, uragukorera Sekibi ntago ari ikintu. Ntuzakeza abami babiri, umwami n'umwe wenyine, ni umwami w'abami, ni umwana w'Imana, ni Imana yonyine. Aba nabo batangiye kuvuga ngo ntabwo twari tubizi, utubabarire. Uyu nawe yafuze ijambo ry'Imana, atangira guta ubwenge, ari nako rwose ababwira uti mwabana mwe, nimuzongere gufata ibintu by'ubuntu, nimuzongere, ni ikosa cyane, muva aha mugende muratabawe, ubuzima bwanyu ni buzima, kandi mujye murya ibyo mwirobeye, cyangwa se mujye mufata imirimo yanyu y'amaboko aba ariyo muha agaciro. Mana Nyagasani, yamutaye aho ngaho arigendera, ntabwo aronse. Tubabwira ngo filime yacu nuko igenze.